Bona biba bigoye nkeka ko nkeje umbajije ngo arihe byangora Ninde ahubwo ko nzava hasi Ninde ahubwiye izo ayo makuru yakuye narigize ngo ni ibisanzwe urasuye ejo uzataha My fiance managabeshye Nibyo se wanasanga ari wambwiye ko nkunda wanasanga ari wambwiye ko nkunda azaritera ivazaritera Joxy twahuye nari mfite umukobwa dutandukanye akoze ubukwe umaze gushaka n'undi mutibi Joxy mite nkwibaza icyo kibazo yaguterese uzi ko n'undi mukobwa akunda waje kubyemera gute ko tuzi ko abakobwa bafuha Sandra niko akundiya nkubwiye yaje mu gitondo twari turi kumwe twararanye nk'abasheri asanga ko akundi buriya amafoto muri telefone ugatebye nayo yamugutwara ariko n'uyu munsi twagikora nare n'ubundi muracyari kumwe mu nzu arafa asonze dukeneye ikindi cye ko tubana murabana dusa nkaho tubana dusa nkaho tubana ratandaza urumva iyo ukundana n'umuntu yashyize hanze kuri kwinshi nicyo kiri njya mpfa nawe sheri na Joxy w'abaturage b'abanyarwanda ni igihe gitoya kuri njye nawe ariko why njya mbona akazi ukora iki kuki abantu benshi bagufata nk'umukobwa w'ikirara ubundi arya niki kintu mu buzima bwawe umva yagukoreye ngiye naragukorera ku buryo ungiye nsega mu buriri akazi ushinzwe utaragakora ukajya kureba ifoto ye cyane niho bisoreza sha ikibazo cyari kinyi akazi nshinzwe Gasaro TV bakunzi bacu rero ndabaramukije aho muri hose ndabasuje abari mu Rwanda umujyi wa Kigali abari mu ntara abari muri South Africa ndetse nabwo nakibagirwa abantu bari muri diaspora n'ukuri nanjye ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo umunsi wo tubafitiye abatumirwa harimo umukobwa mwiza Joxy wacu sibyo bimeze biti njye mvuga ngo ladies first n'ubundi ndabona wambaye neza ndashima Imana n'abantu bake njye numva ndashima Imana n'abantu bake ndashima Imana n'abantu benshi bari mu rugero kubera corona urabibona ariko hakomeze neza umuntu we corona itageze ikigutwara ubwirinzi bwinshi nagerangera oya kutakugeraho nyine ubukungu ntabwo bwahungabanye ubukungu nyine akazi nibyo navuga biragenda mu kazi bigenda cyane nk'uko nyine byari bisanzwe bimeze ariko urebye nta kintu bitwaye biragaragara hanyuma turi kumwe hano n'umusore nabukoze mbona kureba akana ko mu jisho nawe atangira twibwira amazina ye kirankunda nitwa Nkura mu rugi Arafat urumbaje amazina yanjye nayavuze hanyuma umukobwa mwiza Joxy mufitanye irihe sano okay of course urabibona ni umukunzi wanjye Joxy kwiso bisekesha gutyo nagize ngo agiye guhimba izindi nkuru tutaziranye kandi Joxy dore ukanambwira nta mukunzi agira ra none byaje gucamo waje kumubona naramubonye singuyu watsindiye gute uyu mukobwa konzi ko uyu mukobwa ari icyago ni icyago sheri bagutukiye sheri ni icyago uzi ikintu bita icyago kuko wari utaye mukaya mubaza ngo corona yamugezeho corona ni icyago nasugo ni icyago nawe nyine impamvu mbivuze Joxy njya numva ngarahenze kandi narabyemerera ko yiye kumutsindira ni ibintu bitoroshye byagutwegeye kingana gute sha biragoranye byo wenda uravuga ngo arahenze nk'igicuruzwa nubwo atari cyo ariko byarangoye cyane pe nyine nawe ngira ngo uramuzi nuko akubona biba bigoye nkeka ko nkeje umbajije ngo arihe byangora Ninde ahubwo ko nzava hasi Ninde ahubwiye izo ayo makuru yakuye narigize ngo ni ibisanzwe urasuye ejo uzataha My fiance ntabwo nzagenda ntaratera ivi ese urumva nahava wowe ikomeze wumva utuje ndaritera kano kandi urumva shigamye byarangoye ariko bidakomeye na cyane kubera ko of course nawe ndi umusore mubi nkeka ko ajya ambwira ko mu basore bose bahuye
ari njye wa mbere uhagarariye abandi bose bivuze ngo rero nakuri kumana gabeshya nibyo se wanasanga ari wambwiye ko nkunda wanasanga ari wambwiye ko nkunda azaritera iva azaritera Jackson reka wibarize Jackson wabikora nzayatera ari abiri nabo nzatera wabikora mu mutwe mu mutwe ako shunaritera rati nibadutera isantana naduteranye oya mu mutwe yarangije kuritera nabikora oya ubundi iyo wariteye mu mutwe kubera uba wamwemerera urukundo n'amaguru abiri amava abiri uba wayashinze umuntu te ubona uko ni mwiza nawe siri kwibona nk'umukobwa mugenzi we data sindi icyuki si icyuki Jackson ngiye kukibariza akabazo avuga ati sindi icyuki ni cyo kintu wikundaho kavuga ati iyo nirebye mbona ahantu ndi icyuki sha ubundi kera nakundaga amaso yanjye akubu yaratukuye kuko ni umuhungu hari igihe ambabaza nkarira cyane akomana ubabaza umukobwa mwiza byagenze gute nka Jackson koko rero nuko nawe atajya nyumva kandi ndakeka ko birimo birarangira Jackson twahuye nari mfite umukobwa dutandukanye akoze ubukwe umaze gushaka n'undi mutipe mu by'ukuri naramukundaga cyane pe wakundaga nde wo mukobwa ni ex reka dukoresha iryo jambo yitwa Aria naramukundaga cyane numva ari we buzima bwanjye ariko finalement aza kumbwira ko afite ubukwe aranabukora nta n'igihe kinini gishize n'amezi abiri so ariko muri iyo minsi nayinziranye na Jackson mbona nkunda nyitaho ariko narabuze aho mera ariko umunsi byambaye mu gitondo ambwira ko agiye kubana n'undi mutipe Jackson yambaye hafi cyane ariko biza kurangira Jackson mukunze ariko buri munsi Aria nkajya numva ko agihari nawe ntabyumve akumva ko nyine kuba yarashatse kuba nyimukunda nyimutekerezaho buri munsi ko nanamusanga ahari ariko siko biba bimeze niko akunda gukunda umuntu gusa nduba bimaze gushira so rero yararize cyane niga ko amezi abiri yose ashize sorry sheri yararize bihagije ariko birimo birarangira ndakeka twanabikemuye no munsi Jackson mite kwibariza icyo kibazo yaguterese uzi ko undi mukobwa akunda waje kubyemera gute kutuzi ko abakobwa bafuha nyine kubera nanjye naramukundaga and then ndakumenya ko afite undi mukobwa akunda ariko n'ubundi nabonaga umukobwa ari mu rugendo mu rugendo rujya mu mago nkabona ko uyu nguyu nawe nkeneye kandi nanjye nari mukeneye nawe waramukundaga niyo mpamvu hanyuma yaje kubabaza byagenze bite rero bituma iyi saha uvuga ati ajya mbabaza oya n'ubundi n'ubu ngubu uwo mukobwa yagiye mu mago abana n'umugabo we babanye neza cyane nubwo ntekereza ko wenda akimutekereza ko afite umugabo we ariko uyu nguyu ntabwo aramuva mu mutwe buri gihe abamureba amafoto adownloadinga akora iki Instagram ikibazo cyawe ni iki n'ubu ngubu nk'umukara nk'ubise ubwaraje nongewe okay nge Jackson nagara byumva nge kenshi yavuze ko Aria ikibiramvura nimba ari umuntu nkunda ni wowe sibyo se ariko buri munsi ugarura Aria mu gitondo nkubise icupa ibintu byawe byose ni intambara ese ifoto gusa nuzi ko yashatse afite umugabo afite kimubizi ubundi urashaka iki nese wo mureba umubaza iki ariko twe katana kwibuka kwifitiye ikigabo cye ariko nge nkunda wo ubu mureba ratamba ngeze amatsiko nimba Jackson mukundana uwo mukobwa ukomeza umureba ubu mfite gukomeretsa undi mwana nusandure niko akundiya nkubwiye yaje mu gitondo twari turi kumwe twararanye nk'abasheri asanga ko akunda buriya amafoto muri telefone ugahita wakwifoto y'umu ex wawe ubundi ni kosa kubikibitsa amafoto ya ex wawe si byose telefone yarayimena uretse afite aba ex bawe muri telefone yawe nta nomero nta nubwo ubu ngubu nzi ko aha naho baba niba hari wambonana yegura reka tubwira bishyire hanze buri gihe uko byutse ari amafoto ya Aria yazominze ijisho arenda kurikurura ngo arikure muri telefone rijya hanze hari umuntu utagusaba imbabazi buri munsi ako ngewe naramukatiye sibyo rata naramukatiye rata nemeye gukundana n'umuhungu umwe ako ikibazo cye ntago abibona yegura namubrotse narabisoje niba warabikoze rata nanabikoze ku giti cyanjye uyu ngo atanabikubwiye atabikubwiye yes ako ngiye mpaka mubwirize
siba ayo mafoto ukora iki aransiga mu buriri Arafa. akajya gukora iki yego nawe ubwo rero waba uri muri ba basore babaje jokes byarangiye Sandra byarangiye mu gitondo hari intambara uwo mukobwa arakuruta se mani naganduta reka nubwo yamfungirana arasize inkweto pe yari yagoye ariko uyu nguyu niba yaramuhaye ibiki karya ukumvi kajya ukumve sha indaramabuno waraziriye koko ngo indaramabuno sonze bajya bavuga unesha umutwe ariko ubundi nkora no munsi ndagukunda kuko birangira ushimishije ngo nyi indaramabuno no ariko Sandra kabwiye ahubwo yagoye indaramabuno guha ndamukunda, ni n'umwana mwiza indaramaso anesha umutwe iminota 5 indi minota 5 aba yanshimishije ariko byaragiye byose ega nacyo kikuruta niyo mukobwa mwiza muri kino gihugu unzongera kubona rero umukobwa ubundi ari nawe ni nkari icyanguga uramuretse ambuka igihugu uri kujya mu kindi okay ni nkano muri Amerika basi nta kibazo nabyo nago Joxidis yakobarenda next smiling naje nsanga amaso yatukuye reka kuneko batukuza amaso kandi nicyo kintu nkunda cyane ku mubiri wanjye akabatuma Arafa wo kundi iki kuri umukobwa mwiza girlfriend Joxin ni umukobwa mwiza ukiri mutoya azi no kwiyitaho ntabwo arangije kubona ikintu nkunda ese kuriya ku kibero cyanjye si biti si cyesi vuga icyo ukunda rata nanjye nyuma y'isuko nari naribajije ku Joxin nubwo yavuze ngo amaso ye yari yakundaga njye murambye nkunda amaso ye nkunda ikibero cye yogeze kuri nota 3 noneho nindi navuze habaye niyo yindura yizi none aratwika tubigira ibanga nago afite cana nago ndi bukubaze ngo tubwira hiri wasanga iri ahantu undi muntu wese atemerewe kumenya uyu musore umukundira iki njye ibintu byose ndabikunda kuriho ako ikintu umwanya n'ikimwe nako ntago mwanga nta na kimwe mwanje usibye telefone niyo nzamena ko niteze ibibazo byose ako mana gurisha cyanyereza umuntu gift gurisha cyanyereza umuntu cyangwa nje nzabigukorera inshuki mama Arafa urumva niba umukobwa telefone itera ikibazo nta wakirinda kugira ngo muhore mu ntambara cyangwa ibibazo kubera phone niko mbitekereza mu rukundo okay ako Sandra nakubwiye ngo uyu munsi byakemutse ari ayo mafoto ya Aria nayasibye ari telefone yumvaga yamena na umubwiye dore byose ndabyisibiye nawe abireba na nimero za Aria ngira yari amafoto ya kera urumva kandi Aria afite umugabo sibyo nanone nawe uriya nawe sibyo bivuze ngo kano kanya ninjye na Joxe urumva umunsi ku wundi ahubwo nubwo basigaye ngo ntagikwe ubundi twagiteguye nteri nese mukundana nta gikwe Joxe cyangwa murabeshya urungu ubundi urabona ufite gahunda Aria yanze kumuvuga ntabwo mwumvishe ikintu ushaka kuvuga Aria kugitegura ni ukuvuga ngo nimba wenda twateganyaga mu mezi 6 cyangwa umwaka why not se gututabukora vuba yego no mwana urebye nayo bamugutwara ariko n'uyu munsi twagikora nare n'ubundi muracyari kumwe mu nzu Arafa asonze ukeneye ikindi cye ko tubana murabana dusa nkaho tubana dusa nkaho tubana ratandaza urumva iyo ukundana n'umuntu Joxishize hanze kuri kwinshi nicyo kiri njya mpfa nawe okay turakundana tubonana kenshi kandi nyine kenshi tuba turi kumwe ariko okay mbere ko kubana ubwo tuzabirangiza vuba tu uyu musore ikibazo abajije we ngo suje narutaye ngo yegora ese ndabugendana nabutase nkajyana iki nkazana hano iki wakintu wa boyfriend umvishwe yagusubije umva ng'icyambere muramwibariza muracyari kumwe hanyuma Arafa ngiye kuguha ikizama kira microphone mumbariza ibibazo bine ni sheri wawe muririrwana murararana muraziranye byose urabizi ariko none ugiye kubariza abadukurikiye ibibazo bine Joxi yes no ngiye kumubaza nkubariza abaturage
ariko nka be wanjye wenda hari ikibazo kimuza kumubaza cyane nacyo shiri na direction y'abaturage b'abanyarwanda ni igihe gitoya kuri njye nawe ariko why njya mbona akazi ukora iki kuki abantu benshi bagufata nk'umukobwa w'ikirara Burya be ubu mwomerekeje ako kantu ubushyizemo ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa Okay. mbarije abantu ko bahora babibaza kenshi Bahora ndeba babibaza. comment ku Ariko- bintu ukora uzareba kenshi ababivuga ntabwo tuziranye ntabwo banzi nyine Yeah. tumenyanye cyangwa bakamenya Jackson ari we ntabwo babivuga kuko ntabwo ari byo ntuzi kubera iki nyine abantu batakuzi ubwo ni ikibazo ni A na B kuki abantu tuve nka 95% babibaza nyine ntabwo bakoze kuki bakubona gahita kubonamo ikirara nese ubu si nanjye ntabwo mbizi ni look yanjye se sibyo rata ni look yanjye se umukobwa w'ikiraro ubundi nzi ko aba b'imihanda kandi njye mfite mu rugo mfite ababyeyi nararezwe mbana n'ababyeyi banjye umunsi ku wundi tuba tuvugana tuba turi kumwe ntabwo ndi ikiraro okay ese ubundi jewe rero hari igihe nagiye kubikora ubushakashatsi nkibaza wenda ko hari andi mateka afite cyangwa icyo ariko wenda ntabyo nabonye nasanze wenda ari imyumvire y'abantu gusa njyewe umaze kubona nk'umuntu mwiza nk'umwana mwiza utari ikirara ariko ndakubaza ikindi kibazo nturse sheri Joxy w'abanyarwanda kanjye nongera ko kano kantu ubundi reka tuve kano kanya mfite password ya channel yawe ubundi ino channel imaze guhinduka kangahe password yayo imaze guca mu maboko y'abantu bangahe kugira ngo ingereho ego kurega Password. iri monetize iri na verified icana se bo kugira ngo ingero password yayo channel yo ni iyawe uracyayifite ariko password iciye mu maboko y'abantu bangahe bayimanaginze sha rebye ntabwo ari benshi waba uri nk'uwa kabiri cyangwa se wongeyeho 0 ebyiri nyuma oya rata shu uri nk'uwa kabiri ndemye agatima ariko ntago nyuzwe aya nta kibazo ni mu mata ariko ntacyo kiza nuko nyifite ubu kano kanya ubundi kandi numva nta n'undi muntu nzayiha ntago nzayitanga ntago bizaba ntago mama wazaza kuyinsaba ave Musanze amanuke ahubwo oya ni mu mutara Hariya ni ahubwo Mutara. wowe uzagenda ujye nayo mwitiranyije kuyisaba n'abakobwa bita Vestine ntago nzakuyisaba ko ndayifite ubu kano kanya ikibazo cya gatatu kuki ukunda kwirekura ukuri kose ugushyira hanze kandi abantu benshi bakunda kubika amakuru yabo kuki uri umunyakuru cyane yaba ikibi yaba icyiza yaba ni direct kubera iki rero kubera ko mbona sinzi kuri kwabo ukuri nyine kuko nanjye ntabwo ibintu byose mbivuga yes kwijana wenda nshobora nko kuvuga nka nyine ndabizi nanjye ko mvugisha ukuri nkavuga wenda nka 50 kuko nongeyeho nka 30 nabishyira hanze byose bivuga bivuge da aratitiye ndagutinya wowe ni direct ni nkaho kanya byose wabivuga oya kandi mfushiriza ikibazo cya nyuma ngiye kubaza ubundi ko mbizi neza ko hari abahungu benshi bakwirukankaho yego ndagufite ndabizi ariko se kubera iki aya mezi yose ashize nkubabaza nkuriza amaso agatukura kubera Aria utigeze ugena musige of course nuko ngukunda nese nyine ubanje ijambo ryiza nari mbizi ko nkunda nawe navuze ngo ndabizi ko mufite ubanje ku none nkunda ijambo ryiza cyane navuga ati abahungu bose bakwirukaho ese kuki nagenda kandi None ngiye mbarusha iki? amaso yanjye mama warambaze se ko umwana wanjye amaso yatukuye bo ntibakuriza barantari kuki njye murije icyo gihe cyose tigeze ugenda nta yindi mpamvu wenda yaba yaratumye wumva wahaguma kuko hariya nzana mukoma nta yindi mpamvu yaba yaratumye wumva wahaguma nta yindi nibyo ni uko nkunda gusa ubwo channel yawe ihagaze neza cyangwa umugani wa muntu amaviews yinjiraga wumva ubwo channel views yawe zigera zizamuka buri munsi ako ufite channel nziza ufite aba followers kabisa
buri munsi bakanzaho gutya ngo views ziriruka buri munsi zikinjira wumva ibibazo bine ndabibajije wowe nakubaza mananje werekamo bitatu n'umukobwa uramemukiye ariko n'umuhereza ariko uramemukiye kuko navuze ngo mu bantu nzi kuri ino si ya Rurema bagira ukuri kwinshi batajya baca ku ruhande ni Jux njye namuhereje ariko uramemukiye okay njye shush ube oui bébé funza boko fo nisiga mbaze ngo bazi ikibazo kimwe urumva afite icyoba mara isebeje kandi noneho ngo barize rimwe harahiye kambanze ngo bazi ubu wendi arya niki kintu mu buzima bwawe umva yagukoreye njye naragukorera ku buryo ungiye unsiga mu buriri akazi ushinzwe utaragakora ukajya kureba ifoto ye cyane niho bisoreza sha ikibazo cyari akazi nshinzwe ahubwo wowe okay Aria ntango bikubabaza Mbimbabazi wapi ngende kukubaza kandi ukokorera ko nshaka Aria yari umukobwa utuje yarankunda nkuko nkunda ariko yari umukobwa unyumva nubwo nakora ikosa yantegaga amatwi ariko wowe nubwo mbikukundira ariko ntago gerigeze mbona Aria n'umunsi n'umwe atera icupa ngo arinshyire ku mutwe agiye kuri nkubita njye mbona Aria n'umunsi n'umwe amfata ansanga muri douche kuko wenda nakoze ikosa azi gushaka wowe wakubita n'umuntu ariko nyine ubusazi bwa ndabikukundira ariko utandukanye na Aria nkanga nahese mu myifatire urankunda ariko byose bivangamo ubusazi n'amahane ibintu byawe byose ni intambara nanjye nkore ko ukomeza umurebe katabona atakwibuka ni ikibazo cya kabiri mbajije oya kankubaze icya kabiri nari ngize ngo ubundi kankubaze channel ya Aria ni yanjye ni ifite subscribe nyinshi sudide ariko kwifata si byawe birimo nabyo kwifata kukuri niko nyine njyewe byangora kubera ko byansaba ko njye nawe dutandukanaho nanjye amezi abiri kugira ngo ndebe ko nzajya mpora kuri wowe wamwumvishe mwumva kandi bashatse gushyiramo ntago ari boku gusa nyine aka kanya sabu zawe zazamutse cyane imunsi zazamutse ziri hejuru cyane hari icyo utumva se ako Aria mufashe shamwihorere namukorera iki umwe ari kumwe n'umugabo we bameze neza cyane ye nahita nyica ayiwe mbese wayica gute udafite password araraka nashaka umuntu ushaka password byakonoka ntago bamutwariye cyane ako shiri urafata na password afite bakayishaka urafata Aria nk'umukobwa ukiri muto ufite ubwenge anabyakunuka arabufite sicyo nshatse kuvuga urumva ariko ukajya kumujyana byakunuka ariko se wanduvira byakunuka maniga kuriye urumva hari ukuntu umuntu anakura n'imyaka ikamutwara kwibagirwa nuvuga ngo yibagiwe password ye barayimutwaranye barayimwambura nuko byakunuka ari G ni G yawe ni umupampe ariko mbere kubona ka interview kawe uvuga ngo ngukunda abasaza babigushinja byakunuka kandi nawe mbona ashaje gusa adasaza ni gute bagutwara password channel yawe akayitwara burundu nise niba atarabonye ukabwira ababyeyi be ngo base bayigarure ase ubimusize shiri no tuvugisha kuri wowe kano kanya uri umukobwa w'imyaka reka ne kuyivuga ariko mikeya sibyo se nejo wenda tuzafite anniversaire yawe ntabyakunuka ko nawe ubwo ari umubyeyi wenda ashobora kuba ari n'umubyeyi w'abandi babyeyi abo nawe ko akeneye ko umubyeyi waza akajya gusakuza ngo bamutwarire cana nawe byakubaho nawe cana yawe sibayijyanye da wese warebaga none wowe uri na mutoya kuri we ko bayitwaye hari ukuntu ufite cano nyinshi ariko byumve neza ukagurisha yara narayigurishije nguma ni yawe ubwo nanjye ngize ayigurisha ntago nshobora irimo netiza ji wumva utoze na views mba narayishyize nongereye icyanyuma rato mba kamaze ngo ikibazo kimwe ubundi mu buzima bwawe
ukunda iki wanga iki ku mukobwa mukundana kuba dukundana ngiye nkunda umukobwa unyitaho umukobwa umpa agaciro sibyo ikindi ikintu nkunda ku mukobwa dukundana nuko twaba turi kumwe kenshi duhorana ni kumva ndi kumwe nawe yishimye nibyo bintu binezeza kurusha ibindi noneho ariya mwarahoranaga ni kuvuze iki kibazo ni ikitigo kandi byarangiye ibibazo wamwumvishe nari Sandrine ntabwo wari uhari musubize arasubije ngo akunda ngo umukobwa amuhora hafi ngo umwumva ariko nibyo ndabikora moraha buri munsi buri mu cyumweru mba mu rugo nk'umunsi umwe ariko unanyumva nose nimba tumarara iminsi 5 3 ikaba ari intambara sari ariko utangiye kugenda ubikosora nakwe nkunda umukobwa dukundana kuba ankunda amba hafi ndiko cyane yanjye nyifite ariko mfite password yayo Gasaro TV.